byiza ukuri ibi bintu ni byiza ukuri ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza kandi ibi bintu ni byiza kandi ibi bintu ni Yesu wabikoze turanezerewe ukuri ibi bintu ni Yesu wabikoze turanezerewe turamushima ibi bintu ni Yesu wabikoze turanezerewe ibi bintu ni byiza ibi bintu ni byiza Amen, hallelujah. Manishimi. Hallelujah. Manishimi. Oya ntabwo atwara igikapu kitagira amafaranga. Umwana wacu ntabwo azwi. Yego. Agatangira akagira amafaranga. Yego. Akazuba indege afite menshi cyane. Yego. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nuko nanjye rero uyu n'umuzukuru wanjye nifuje kumuhereza impano. Yego rwose. Kamuhereza iyi mpano iyi ni ikaramu muhaye. Rwose rwose. Ni minisitiri runaka. Ni perezida wa repubulika. Saga baba cyane izekise kabisa. Hari ibindi bisigaye? Hari ibindi bisigaye? Ni bande? Hari abandi bagiye gutanga. Hari abandi bagiye gutanga impano tugiye kuba umwanya. Hari abandi ngo bagiye gutanga impano. Umutoni wa Sekerere na Wome. Umutoni wa Sekerere na Wome. Bakomeje kumuha impano mu byago twese ko twaturutse Rusizi. Hari undi muntu uteguye kumuha impano uri hano nawe impano ikomeye yatambuka. Natambuka imugezeho rwose biremewe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Imana nishimwe cyane. Yego. Meze neza. Cyane cyane. Shimye Imana kuko umwana yaduhaye ni iby'igiciro cyane kandi yaje hakenewe. Amen. Amen. Rero abana magiraho umugisha mwinshi cyane. By'umwihariko kutaza. Yesu ashimwe ariko. Amen. Abana maboneraho umugisha mwinshi ukomeye. Turi kumwe? Yego.
Reka dukomeze nta kibazo. Ndimo ndeba umwana wanjye andari. Rasheli arankurikira. Mwari mubizi? Ago twatubizi. Ago mubizi? Wapi? Ari hejera. Nakwegerera Rasheli. Mama. Izindi mbani yose ariko ntacyo. Hanyuma uyu ni madamu. Yego. Nawe nimwegerane ukuntu madamu nawe bitandukanye umugore n'umugabo. Uyu mukobwa ni imfura yanjye. Uyu nguyu yego. By'umwihariko rero uyu mwana by'umwihariko ikintu gikomeye ndi n'umuganga. Yo. Doctor. Ndabavura ndababyaza ariko nashimye Imana ko uwo nashakaga yabonetse. Haleluya. Amen. Ni ngombwa ko mu rugo habamo ibintu byose. Yego. Kandi hakabamo umunyambinga n'abandi bajya kuvoma n'abajya gutashya. Yego. Uwo muco wacu wa Kinyarwanda. Yego. Kuvoma gutashya abandi bakora ibindi bisigaye mu rugo. Ni byiza rero shimye Imana yo kuvuga umwana yabonetse. Imana ishimwe cyane. Impano mwamuteguriye nta kibazo. Joel, iyo foto ntigucike? Tuvugana biri online. Byo kuri Betfag TV. Yasobanura ngo ni izindi. Hari ubwo bateguye impano birarangiye. Okay. Umuryango wacu mugari umureke dushimire n'ubundi abakomera Imana amashyi ababyeyi bavuza impundu kubw'ibi birori. Ni ibyishimo, ni umunezero. Komerezaho n'abandi batanga impano. Yego. Ariko nimba hari abandi bagifite impano n'ubundi bazizana, ijambo risoza rirasozwa n'ubundi na nyir'urugo ashima n'ibindi byose bimuri ku mutima, nta kibazo rwose. Murakoze. Hari izindi mpano zihari? Ariko hari n'agasakoshi bahaye umwana, kandi kari agasakoshi kagomba kuzabika amafaranga rwose, twashyiramo tukagenda tumwifuriza kuzatunga amafaranga. Tura amaturo. Tura amaturo rwose. Yego rwose. Tura amaturo rwose. Yego rwose. Mani bahumugisha. Mani bahumugisha rwose. Tuye tubakomera amashyi cyane. Shakushyireho n'agahimbano k'umwuka dutura amaturo. Tunezerewe cyane, tumeze neza. Urabona ko ibintu birashyushye, nta kibazo. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we, turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu
wabikoze we turanezerewe. ayiwe uyu mugisha ni Yesu wawutanze we turanezerewe. Ibintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. Uyu mugisha ni Yesu wawutanze we turanezerewe. Ibintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe. ayiwe ibi bintu ni byiza. ibi bintu ni byiza. bene data ibi bintu ni byiza. inshuti zanjye ibi bintu ni byiza. amina haleluya. Reka noneho dutange umwanya kuri Lazaro nawe